iza headquarter hariya ahandi hana APR yambeswe oya headquarter no Kimihurura ese burya headquarter haba Kanombe cyangwa haba Kimihurura headquarter zara ku biro bya ministeri y'ingabo bakabazana muri cya cyumba kiri muri cyane hari sare bicaramo abayobozi bakinjira urabona office ya CDS ukabona aho yakirira abashyitsi mbere yo kuza muri office yakaba office hakaba naya nama naya sare y'inama ni muri sare y'inama senior officers mess rega rigani na abajyana muri mess cyangwa abajyana muri ya sare y'inama rigani na iberi sare akoreramo inama ze ibyo nkubwira rinda ko biterwa na protocole aho yateguye aho hose birashoboka urimo kuvuga cyane rega igihe kibazo ndiho ntago ari location bakafungura zanzu location nta numumaro cyane rwose mfite muri Kirongi bari narakimura natandukanye bari Kirongi bashaka kuvuga narakimura natandukanye message Axel ashaka gutanga nuko gutsindwa na Etincelle muri champion bitashimishije byababaje abayobozi bakuru b'ikipe ya APR cyane which is okay ibyo avuga nibyo cyane yari no twagaririye ikindi cyari kirimo turabaye cyo bita corporal punishment ikindi cyari kirimo ikipe yagomba kugumira Rubavu turabahana rwose irazamuka nyine kubera ko abayobozi batishimye performance nabo bakora izo ngere nk'igihano iyo corporal punishment avuga no kuza kumara gukina kwa gatandatu ukaza ku cyumweru ukora umwitozo ku wa mbere ukora umwitozo mu gitondo ugasubira Rubavu iyo ni corporal punishment cyane nose ntubonye ikivuyemo ntibatsinze tukuri kimwe none ntibayisezere so ubwo Etincelle abona bine ariko ibintu byo kumbwira ngo namayeri ngo atarebu ngo mu rwego rwo hejuru ngo ahinduye ibintu ndinda rwose mbabarira cyane tarebu muri match ejo byibuze gutsinda afitemo 20% 80% n'ubuyobozi bwa hanyuma update ya nyuma kuri APR ku bakinnyi uwitwa Yunusu match yamukura ntazakina Yunusu naho hari Clement naho hari Swane bavutubwira ko yavunitse ninde uzakina mutima defense wa APR kuri match yamukura Abdul na Alex barahari ngo Abdul na Alex ariko mwokagera Yezu umwe we ariko Clement ashaka kuba yaje Clement ashaka kugaruka Clement birashoboka ko yaba yaje Clement naho hari Clement naho hari kuri mukura Clement naho hari rwose baranavuga yuko Clement ngo ikibazo yagize bashobora kumwambika maske nkiriya ya Victor Osimhen nkiriya Claude yari yambaye nk'imwe Claude yageze kwambara nejo yari yambaye Claude yagonganye n'umukinnyi mu myitozo banamuzanye bamuzana kubera iyo absence ya Yunusu urumva Yunusu abuza kuri mukura ariko babikoze neza kubera kuri mukura ukaza kuri derby kuri reyo ushobora kuba banakoze nabishaka nababingwa cyane reka dusaze kuri APR kwinjira muri Rayon Sport ko reka twumve abafana komande zombi ku ikipe Etincelle ndetse n'ikipe ya APR Ani brief abo kuri barafina ngira bakare before yuko match ba twari twavuganye nabubwira ntago nkumbuye assiste nkumbuye igitego so ngira ngo rero yakoze igitego navuga kiri kuri world class player ngira ngo yakoze mark 2 arerimina ale umuzamu ryahagaze murangire ferime mukaguruke kiwe kimoso la frappa igitego cya mbere cyatwije mu mukino so ni performance yiwe ngewe mu byukuri yari nziza kuri munsi watarawe ntacyo namuvugaho ibitego bibiri so nimamba yari hagije iyo bugize amahirwe rero ugaskoringa ibitego bigera kuri 3 especially kubataka confiance irazamuka ngira ngo turakomereza rero nukwashana kandi wataranguko yari yabimbwe match shize yuko ashaka ko igitego cya 13 uyu munsi yarembwe ko ashaka kongera byibura bikaba nka bibiri mupira birashoboka ariko byagiye kuri football yiwacu biragoye kuko nawe warebye APR twari dufite ejo bundi muri championnat nibyo nakubiye Faraji niyo APR twakinnye ikomeye list yabanjemo niyo bakinnye turabibona ariko ibivuye mu mukino nawe twamenya ngo nibikiba byabereye hejuru nabo arakoze cyane rero Jangwani Frank Asal Jangwanovic namubonaga igikombe cya gatatu coach Tarebe yamubwiye azamuharye ubwo kiba gisigaye ni iki ni icyamahoro ni champion nye sibatwe super coupe se APR atwe super coupe ubwo hakaba hasigaye bibiri Jangwani ejo namubonye avuga ati mwabonye ukuntu stade yuzuye ni nkaho nyine nawe abifite mu ruhari uraje ngo nakora akazi gakomeye ko guhamagara abafana ariko kochamo bazi guhamagara abafana muhobeye aravuga ati uyu nguyu ni umwungiriza wanjye ariko muri public yabivuze muri rurimi rw'igifaransa ati ni umwungiriza wanjye n'umwaje wanjye ariko muri public abantu bose none abakinyi bamukunda baje libere baravuga ati Jangwani tubabare twatsinze ariko komeza imirimo yawe guhamagara abafana babe bahari nkuko babimusabye arabikora nawe arabashimira ko bamuhaye intsinzi Jangwani ariko agomba kujya muri organigramme y'abakozi ba APR ubundi abatoza baramukunda bazwi bari kuri list n'abakinyi bakamukunda ase ntagazwe bazwi agomba kujya ku rutonde atworohereza akazi cyane kubera ko
no muri CSS akaba banamuha n'akantu icyo mvuga akavuga ati mume miliyoni 30 nanjye nkora agashinga murifuza ko ajya kuri payroll nuko bimeze ariko ibyo suruca amasegonda make tuyiganire nta kintu ahabwa se shabyiborere Ese muzi gute kadahembwa ave bireke ba yewe ntabwo nzi kadahembwa ariko batagihabwa ari ikibazo nabyo hari inshuro nyinshi cyane Jangwani ariko kandi ndabizi. umva impamvu Eh. hari inshuro nyinshi Jangwani twagiye tumutumira n'abagenzi bacu bandi tugenda tuvugana ku ruhande ntabona umwanya kubera kandi kazi bafite avuga ati se baramutse banyirukanye Jangwani akora naje kwitaba itangazamakuru ikintu cya mbere APR ikwiye waba gukora ufite opportunity mu nukubanza bintu gukora Jangwani ntubyitabire bakamugira umukozi wabo full time mbaza ngo kubera iki Jangwani akora ku muntu w'umunyamupira nicyo kiza wenda kirimo Jangwani akora kwa Gacinya Chance Denis akora muri kampani ya Gacinya Chance Denis ari mpamvu inshuti na Regis impamvu ari inshuti na Regis cyane bari n'inshuti imbere ariko bari n'inshuti na mbere rwose tujya gukanda umuceri Nyamirambo bari kumwe ataranakora kwa nuko ari umukozi wa mukuru noneho wenda probably naho niyo connection wenda yavuye noneho petit frère nyine wa Gacinya abwira nyine mukuru we Gacinya Chance Denis ati uyu mwana nubwo akunda APR ariko nta kibazo ni umukozi mwiza amuha akazi nuko Jangwani yabonye imirimo ariko APR nkurikije akazi Jangwani ayikorera bakeneye kureba uburyo bamuha umushahara kandi uwo mushahara ukora ku kazi nkawe muri reyo ndabamenyesha ko nubwo abikora atebya atamusonga atanamukomeretsa kuko ni inshuti yaba Ngabo na Wasiri bose ako kantu muzumva twabatumiye kuri radio barakamubaza bajyaga bakamushyiramo bafite akantu bamujomba kandi akaba kamujombe ni mu gihe nta bugome ni inshuti ze nta kibazo ese bo barahembwa cyane ntabwo ujya wumva ntuza twamutumiye Jangwani akantu Wasiri ajya amubwira ati se wari uri kuri moto ati cyangwa waje n'amabuye umuserereza yize gutwereka umushahara w'ukwezi kwa 12 tugaragaza imishahara ati urabona ko leta yahembye ati dore njyaho bamembeye ati twereka ko baguhembye zana message ya CSS turebe sinjya kuvuga ngo bafande ku rwego rwabo ngo bakore kuri utwo dupressure ngo ari umufana ni just motivation nyine akantu akazi akora cyane tutarebye ngo bakumukeya baramusonga ngo akora hana twe turareba akazi akora kandi turajya inama ntabwo dutegeka oya hafi ubwo bushobozi ntabwo dufite urumva twe turajya inama nk'abanyamupira nk'abasportif tubirebye mu kinyamupira afande mwakarebye uyu mwana uburyo ajya kuri payroll kandi ntagagoye cyangwa n'usujya ngo yasabye miliyoni 2 nk'abakinnyi reka Jangwani arasaba amafaranga atuma abona agacredit akigurira akabanza Nyamata akizamuriramo akazi akigurira agafuru electric akabasha guhabwa ako kamodoka k'agafuru electric ka miliyoni 9 stade ajya yuza wenyine gasanzwe rwose kavuye mu Bushinwa akabasha kubona uburyo yideplasa bisanzwe by'abajene b'Kigali ariko reba umuntu uri ku rwego rwa Jangwani ikipe igiye gukinya Igisenyi agahamagara Ruvanga ariko ati nta bantu uzi bazamuka ati baza kuma lift ibyo bintu muvuze nibyo ntabwo ari uko akora akazi akora APR ibyo bintu muvuze nibyo ariko rwose mumbabarire mbagaye kuko mubivugiye hatariho uzi kogeza match ya nuza kuko abo ngabo murimo kuha message murabazi ahagombye kugenda mugashaka uburyo muzahura nabo ubwo bujyanama mukabutanga iyo najya kureba CDS muri office se cyangwa nkamusanga kuri stade nkamuramutsa sinshaka ko CDS bafana kujya kumubwira ibya Jangwani kubera iki ibyo bintu birashoboka urumva hari ibintu wahamagara CDS byawe mwahura cyangwa byakaza kuri stade inshuro nyinshi turavuga CDS cyangwa se n'umwungirije rwose turavugana wamuhamagara urani CDS w'abanyarwanda ntabwo nubwo ayobora ingabo ariko n'abasivili natwe twese tumufiteho access CDS umuhamagaye muravugana ukamubwira icyo wifuza ariko kuko utamwandikira message cyane message arayisoma ya WhatsApp ariko afande wenda uyu muntu akora akazi gutya muzamurebe najya kumubwira ibintu message nawe mujya kuri radio ukomeje ngo nkande ubimusabiye nkande wasubiza ntabwo yabimbaza twebwe twavuze ko tujya inama nk'abanyamupira dushingiye ku kazi gakorwa na Jangwani ubu ningewe ufite amakosa wibemereye kuba mubivuze itangaje ngo buriya ngo muri high command nk'ubu tubivuze babona niyo bari bafite no kubikora babona bise babivaho ntabwo babikunda ngo batazavuga ngo twabashyizeho pressure oya twavuze ko tujya inama arabimerita twavuze ko tujya inama nk'abanyamupira nk'abasportif twavuga akazi ka Jangwani twagaruka ku kazi Jangwani we muntu nabonye igihe twari dufunze uzi uri kogeza match ya APR na Police mu Nyera y'Abahizi bro Jangwani yumvaga match yose
aperi atsindwa akababara kandi ananafunze ukabona yashize cyangwa nakunda aperi cyane birakwiye ko nayo imukundisha amafaranga Okay. miliyoni imwe n'amafaranga menshi ku kwezi byumvikanye ibyo ari byo byose riga byumvikanye rwose ni urugero nari ntaye ngo aperi wenda ndacitse aperi ateye intambwe nziza ijya ku mukino wa nyuma birivuze ariko wenda riga rekera aho ngaho rekera aperi ateye intambwe nziza ijya ku mukino wa nyuma kuko umukino wo kwishyura mu by'ukuri tarebu uzamworohera kubera ko ari muri diferanse y'ibitego bibiri kandi yatsinze bitatu hanze tenseri yavuyemo ntabwo Bekete yagaruka. oya ntabwo yagaruka ibi ni bitatu byo hanze ni bitatu byo hanze ntabwo gutegura Bekeni finali mu cyubahiro tumugomba ntabwo yatsinda peri bine cyangwa bitatu kigali ku busa mwemere ko mbona bahamagara ni jangwa n'urwambaga se nitabe numve hanyuma no kugira ngo urumva korigani ni itangazo icyo tarebu Yibwirire. imufashije agiye gushyira imbaraga kuri shampiyona cyane kuko ku gikombe cy'amahoro icyo yakoze no kugera kuri finali no kugera kuri finali ubu ni ugutegura finali agiye gutegura match ya Mukura ejo bundi match ya Rayon Sport na match ya AS Kigali izo match zikurikiyeho azibonyemo amanota n'ubundi ajya gukina finali yaramaze gusana hazisiga kurumva yitsindiye Rayon Sport n'ubundi igikombe ni nkaho yaba ari kugenda gikozaho imitwe y'intoki byoroshye yakoze ikintu cyiza mu by'ukuri gutsinda ibitego kandi byinshi mu gikombe cy'amahoro felicitation kuri Tarebu nubwo Rugangura yamugaye ariko umutoza buryo yari kuri touchline umuhaye credit n'abakinnyi ngenda ha credit cyane mu kinyi nka Watara ubundi Watara yakaba ari nk'uku nyine kudesida match tsinda ibitego bibiri nicyo bakuzaniye urumva ari yakoze ikintu cyiza ubwo naho butare ikipe ya PL tureba niba bakerema bazaba bagarutse naho kuri Kamena kuri Kamena ahubwo abantu twonyine ari kwibutsa nyine ko iyi mikino nyine izabera kuri Kamena ikipe ya PL nizabanza bizaba ari kuwa gatandatu kina na Mukura hanyuma ku cyumweru Rayon Sport n'amagaju n'ubundi kuri Kamena yego turaje kwinjira muri Rayon Sport ariko Axel na Iberime munegura amabaruwa ya Rwanda Premier League na Ferwafa nayo tuyanyuremo no dusoza ikiganiro tumeze neza cyane ariko reka maze mbabwire yuko umugati amandazi keke capati biscuit byiza